Hello dear students, welcome back to God's First English. In this lesson we are going to learn tenses. Tugiye kwiga ibihe by'inshinga. Ibihe by'inshinga ni ryo pfundo ry'Icyongereza ryo kugira ngo menye Icyongereza. Niba utazi tenses, you know nothing for sure. Since this course on tenses is quite long, we are going to separate it into different sections. So in this section tugiye kureba present simple, past simple and future simple. So let's get started. Ushobora kwibaza ese present simple tuyikoresha ryari? Present simple tuyikoresha tuvuga ku bintu biba buri gihe, ibintu bifite facts ndetse n'ibintu biri permanent, ibintu bihoraho. Urugero ku bintu biba buri gihe. No urugero buri gihe ujya ku ishuri mu gitondo. I always go to school every morning. Buri gihe njya ku ishuri mu gitondo. Urundi rugero, I go to work every Saturday. Buri gihe njya ku kazi buri wa gatandatu. Ni ibintu nyine bihoraho biba. Cyangwa se I go to church on Sundays. Buri gihe ku cyumweru njya gusenga. Ni ibintu bihoraho. Cyangwa se ushobora kuvuga ngo buri wa gatanu nywa amazi. I always drink water on Friday. Buri gihe kwa gatanu nywa amazi. Just ni ibintu bihoraho. Cyangwa se ibintu biri permanent kandi bifite facts. Ushobora kuvuga ngo izuba rirengera iburengerazuba. The sun sets in the west. Izuba rirengera iburengerazuba. Ibyo ni ibintu biri permanent kandi bifite fact kandi bihoraho. Aho niho dukoresha iyo tugiye kuvuga amagambo ameze nkayo cyangwa se tugiye kubaka interuro imeze nk'iyo, dukoresha present simple tuvuga ibintu biri permanent. Izuba rirengera iburengerazuba. Izuba rirasira iburasirazuba. That's it. So let's start from showing you structure. Mu gihe turi gukoresha simple present dufata subject tugateranyaho base verb, then tukuzuza tugashiraho icyuzuzo nkuko tubyita mu Kinyarwanda. Like you can see here there is subject. Hano hari subject I njyewe. Go kugenda, to go. I go kugenda, I go ndagenda. Hehe, to school every day. Ku ishuri buri munsi. I go to school every day. Buri gihe njya ku ishuri. Ni ibintu biba buri gihe. Ni ibintu biba buri gihe. Njya ku ishuri buri munsi. Buri munsi njya ku ishuri. This is what we call present simple. Tuyikoresha ku bintu dukora buri gihe. No urugero ushobora kuvuga ngo wenda se buri wa mbere na buri wa gatanu ujya kuvoma amazi. I always go to fetch water on Friday and on Monday. Buri gihe ku wa mbere no ku wa gatanu njya kuvoma amazi. Second example. She reads a book every evening. Asoma igitabo buri mugoroba cyangwa se buri joro. Iyi she isimbura igitsina gore. Hano dushobora kuvuga ngo Rebecca reads a book every evening. Rebecca buri gihe asoma igitabo ku mugoroba. Cyangwa se tukavuga Clarisse reads a book every evening. Clarisse, iyi she tuyisimbuza izina ry'igitsina gore. Dushobora kuvuga ngo Alice reads a book every evening. Alice asoma igitabo buri gihe ku mugoroba. She tumenye ko isimbura igitsina gore, izina ry'igitsina gore. Asoma igitabo buri gihe ni mugoroba. The sun rises in the east. Izuba rirasira iburasirazuba. The sun. Iyi nayo tuyishobora kuyisimbuza it. It ishobora gusimburwa na it. Tukavuga ngo it rises in the east. Izuba rirasira iburasirazuba. Ibi ni ibintu biri permanent, bihoraho, bidahinduka. Iyo dushaka kuvuga interuro nk'iyi dukoresha present simple.
Last example is he likes coffee. Akunda ikawa. Nkuko ku gitsina gore amazina yabo mu gihe ushaka kuvuga izina ry'umuntu cyangwa se udashaka kuvuga izina ry'umuntu urisimbuza she. Rero ku gitsina gabo dusimbuza he. Like ushobora kuvuga ngo Kalisa likes coffee. Kalisa akunda ikawa. Cyangwa se ukavuga ngo God likes coffee. God akunda ikawa. This he, iyi he isimbura what we call izina ry'igitsina gabo. Ushobora kuvuga ngo Enoch likes coffee cyangwa se Claude likes coffee. This he isimbura izina ry'igitsina gabo. Ikindi iyo dukoresha she, tukanakoresha he, tukanakoresha it, verb tuba tugiye kongeraho s. Dushatse kuvuga ngo she go, dushatse kuvuga ko agenda turavuga ngo she goes. Tukaba tugiye kuri he tukavuga ngo he goes. Noneho kuri it goes, kiragenda. Gusa kuri I, you and they, kanzikurikiranye uko zikurikirana we, you and they. Hano tuvuga ngo I go, ndagenda. Ho ntabwo twongeraho s. Hano tukavuga ngo you go, uragenda. We twebwe turagenda. You go, muragenda. They go, bo baragenda. Bishatse kuvuga ngo hano tugomba kupayinga attention. This is the reason why here we added s. She reads. Ariko iyaba hari we like this one. Iyaba hariho we twari kuvuga ngo we read a book every evening. Ariko kubera ko hariho she twabonye twongeraho s kuri verb. She reads a book every evening. Cyangwa sano kuri he likes like nkuko twabibonye hano muri the subject kwaresha twongeraho s. Reka dukomeze na past simple. Past simple ushobora kwibaza ese tuyikoresha ryari? Past simple tuyikoresha tuvuga ibikorwa byabaye cyangwa se ibintu byabaye kera birangije birarangira, ariko turi kubivuga muri present. Wenda se wariye inyama, uti nariye inyama. I ate meat, nariye inyama. Waraziriye, wenda se wari mu bukwe wariye inyama birarangira, ariko uri kuganira na mugenzi wawe uramubwiye uti nariye inyama. Icyo gihe dukoresha past simple, nariye inyama. I ate meat, nariye inyama. Tudatinze reka turebe its structure. Uko twubaka past simple yacu, dufata subject tugateranyaho past form of the verb, then tugateranyaho object aricyo cyuzuzo. Dufata subject ni I, njyewe, tugateranyaho past form of verb. Iyi ni past form of verb to go. Dushatse kubivuga muri present simple twavuga ngo I go to school. Ariko kagarukira hano njya ku ishuri. Ariko muri past simple turavuga ngo I went to school yesterday. Nagiye ku ishuri ejo, cyangwa se ejo nagiye ku ishuri. Ni ikintu cyabaye kirarangira. Nagiye ku ishuri, byarabaye birarangira.
ubu ndibwo ndi kubivuga muri aka kanya ariko byarabaye birarangira. I went to school yesterday. I is subject, went past the form of verb to go, object to school yesterday, icyuzuzo. Twagena n'interuro yacu ya kabiri. They watched a movie last night. Barebye filimi ijoro ryashize, cyangwa se ijoro ryashize barebye filime. They bo barebye movie. They watched, verb to watch. In present simple tuvuga watch, I mean watch. They watched movie last night. Muri past form twongeraho e and d. Gusa muri past, I mean muri present ntago tubishiraho, turavuga ngo they watch a movie, tukagarukira hano bareba filime. Turi kubivuga muri present, bareba filime, ariko twabi shiftinga tukabishira muri past simple tukavuga ngo they watched the movie last night. Ijoro ryashize barebye movie cyangwa se barebye filime. Urundi rugero, we ate dinner at 7 o'clock yesterday. Twariye ifunguro rya nimugoroba ejo saa moya zuzuye. We twebwe ate, kurya muri past. Eat tuvuga muri present tuvuga eat, kurya. Twabishira muri past tukavuga ate. We ate dinner at 7 o'clock yesterday. Twariye ifunguro rya nimugoroba ejo saa moya zuzuye. O'clock, 7 o'clock, at 7 o'clock. Ejo saa moya zuzuye twariye. Dinner ni ifunguro rya nimugoroba. To eat ni ukurya. Urugero rwa nyuma, she liked my song. Yakunze indirimbo yanjye. To like, gukunda. To like, she liked my song. We yakunze, we w'umukobwa. Inde we, dushobora kuvuga wenda Clarisse. Sinzi mpamvu nakunze gukoresha n'urugero cyane. Clarisse liked my song. Clarisse yakunze indirimbo yanjye. She liked my song. Yakunze indirimbo yanjye. Yakunze mu gihe utari kuvuga izina ry'uwayikunze, ukavuga ngo yakunze indirimbo yanjye. Reka dukomeze na future simple. Ushobora kwibaza, ese future simple tuyikoresha ryari? Future simple tuyikoresha ku bintu bizaba cyangwa se duteganya ko bizaba. Ushobora kuvuga ngo nzajya kugura imyenda. I will go to buy clothes. Nzajya kugura imyenda. Ni ibintu bishobora no kutaba, ariko uri kuvuga muri present ko uzajya kugura imyenda. Ubu uri kubivuga ubu ngubu. Reka turebe its structure. Iyo twubaka iyi nteruro yo muri future simple, dufata subject tugateranyaho will, then tugateranyaho base verb nyine iri oji idahinduye, tutashize muri past cyangwa se dushire muri past participle. And here turavuga ngo I will go to school. Nzajya ku ishuri. I will nzajya. I will go, nzajya. To school, hehe, ku ishuri. Nzajya cyangwa se ndajya ku ishuri. Nzajya ku ishuri cyangwa se ndajya ku ishuri. Ni igikorwa kiri imbere. Ndajya ku ishuri. Ubu ngubu hari aho ndi ntabwo ndajya ku ishuri, ariko ndi guteganya yuko ndibuza kujya ku ishuri. Ndajya ku ishuri cyangwa se nzajya ku ishuri. I subject tugateranyaho will, tugateranyaho base verb, then tukuzuza interuro yacu. I will go, nzagenda. Urumva ko ari interuro yuzuye. Ushobora kuvuga ngo nzagenda.
They will watch a movie tonight. Barareba filime iri joro. Tonight ni iri joro. Tonight. Ushaka kuvuga ngo iri joro wavuga ngo tonight. Navuga ngo to watch ni kureba, just apana to see. Ntago ari kimwe na to see. To see nyine no kureba generally, ariko to watch no kureba like nk'ibintu biri muri machine, I mean nka televiziyo. I am watching a TV kuri televiziyo, cyangwa se kureba utu video kuri machine, kuri telefone yawe, cyangwa se ibindi biri muri your context. They will watch, bazareba iki, a movie, bazareba filime ryari, tonight, iri joro, barareba filime iri joro. We will eat dinner at 7 o'clock. Tuzarya ifunguro rya nimugoroba saa moya zuzuye, cyangwa se turarya ifunguro rya nimugoroba saa moya zuzuye. Dinner nkuko nabibabwiye ni ifunguro rya nijoro. We will eat dinner, turarya ifunguro rya nimugoroba saa moya zuzuye. Turarya cyangwa se tuzarya ifunguro rya nimugoroba saa moya zuzuye. We, subject, will, twabibonye hano muri structure, eat, base, verb, then plus object. She will like the gift. Azakunda impano. Uri guteganya ko ashobora kuyikunda, gusa ntibiraba, ntabwo maybe ko turayimuha, ariko uri guteganya yuko azakunda impano. She will like the gift. Impano azayikunda. Azakunda impano. Impano azayikunda. She. Aline will like gift. Aline azakunda impano. Uko biri kose, gift ni impano uhereza umuntu. Like, gukunda, to like. I like the way you dress. Nkunda uburyo wambara. This is the end of our today's session. Guys, I want you to leave a comment. Jya muri comment section wandikemo urugero rwawe kuri tenses tumaze kwiga. Niba uri mushya kandi kuri channel, kanda kuri subscribe kugira ngo the second session zitazagucika. Uyu munsi tumaze gukavaringa present simple na past simple ndetse na future simple. Umunsi ukurikira muri session ikurikira tuziga kuri present continuous, past continuous ndetse na future continuous. And muri next session naho tuzareba kuri present perfect, past perfect ndetse na future perfect. Turangiza na session ya nyuma tuzaba turi kureba present perfect continuous, I mean past perfect continuous ndetse na future perfect continuous. Guys, kugira ngo zino sessions zitagushika, kanda subscribe maze ugene muri comment section urasangamo link ya group ya WhatsApp aho abanyeshuri bacu bari kwigira, aho bari kujya bahugurana bakaganira mu Cyongereza bakoresheje voice note. If you want to be part of us, please go to that link, irakujyana muri group. Niho dushira amasomo mashyashya kwa Prodins. So I can't wait to see you there. May God bless you. Thank you for watching.